ndacyari imanzi rwose kuva n'ubu ngubu ndabihamiriza sinjya mbese n'imbere y'Imana niyo mpamvu Imana yambwiye ati ze kunsubiza imara umubabaro hose nahuye naho baze kugera iki gihe mfite imyaka 40 natarigeze nsambana nta mwana w'ahandi gasozi nzi n'umwe Imana natarigeze nyikoze isoni nayo igomba kugira ikinkorera kigatangarira abantu bose kuka Yesu nipeni vumilivu alisifika tububu Yesu nipeni vumilivu alisifika putu Yesu nipeni vumilivu. Wawe ikaze mu rubanza. Haleluya. Urasabwa kugaragaza discipline nutsinda urajya mu ijuru ariko nutsindwa urajya mu muriro utazima. Kujya kuvugana n'umuntu turebana bimfasha neza kumumenya neza. Ndakumenyesha ko ndi marayika Gabriel byo kundeba byo si ngombwa. Nshimye Imana cyane kuba ngeze hano ntinya kuvuga imyaka yanjye ubu nujuje 43. Vuga amazina yawe urubanza rutangire. Cano yanjye wandika Nyawudindiri ahubwo murayima. Wandika Nyawudindiri ariko emeri iri yo ngiyo kuri Zaburi nse nibo banyandikiyeho Nyarudindiri ariko Imana yaratsenze rambwa ngo nzagende bame cano nimara kubona touch nge nzakurikiza ibyo Imana yambwiye nagusakuza. Ariko hari wa mugabo umenye ufite ikibazo nakubajije amazina yawe. Nyarudindiri ufisha musaza Roza Muhanga. Nukomeza kubeshya urajyanwa mu muriro. Nenge nitwa Dusengimana Jean Baptiste kuri YouTube na Fande Nyarudindiri musaza Roza Muhanga n'abandi kapiteni wa Yesu. Icyaha cya mbere mbona ushinjwa n'ubutinganyi. Ni ikimana igiye kuzanziza cyokoza Imana imbabarire nicyokoza uretse ko nyine. Uretse iki? Ese ntabwo wari ubizi ko ikeri icyaha Imana yanga urunuka? Na Yerena yaraze tubikorera mu nsina. Urababaje cyane rwose. None wasobanura impamvu wagiye mu bagabo bagenzi bawe aho wari wabuze abakobwa? Naraterese ndaruha bigeza naraterese kuviriye mu mutara neretaba n'icyangiro cyo mu miryango kindiho bigeza Icyo kiraguhamye. Oya bambe go mama urazanye bya bindi byawe. Bijanditse mu byaha by'isi wirengagiza ko umunsi w'urubanza uzagera. Oya rega nge w'Imana kugenda ingira gatoto. Imana aratanze ambwa ati mwana wajya ati nzakuhagira musige neza ube nk'umwana muto. None nibyo byatumye wiruka mu bagabo n'abakobwa? Kandi baba banshaka ari benshi. Reka nanjye nige cyo kujya ngo banshake. None ushatse kuvuga ko ari bo baza kukwirebera? Urabivuga urabizi. Ahubwo ribi zabatambikana niwe bagoma kunyirukaho. Ni benshi banyiruka noneho ejo noneho n'abakobwa bo muri Rwanda Revenue bateyemo bibaza muri Rwanda Revenue bakomeye ute ariko sinabemera. Ceceka. Nubwo bakwirukaho sibyo byari gutuma wishora mu busambanyi. Kuko ntiwarushaga abandi bagabo igikundiro. Ndabizi se wa muntu. Wowe ntabwo ukwiye kujya mu ijuru rwose. Funga umunwa vuba. Oya ndacyari imanzi rwose kuva n'ubu ngubu ndabihamiriza sinjya mbese n'imbere y'Imana niyo mpamvu Imana yambwiye ati ze kunsubiza imara umubabaro hose nahuye naho ime n'indishyi z'akababaro. Gabanya uburyarya no kubeshya hano. Rega Imana narayikoreye ibaze kugera iki gihe mfite imyaka 40 natarigeze nsambana nta mwana w'ahandi gasozi nzi n'umwe Imana natarigeze nyikoze isoni nayo igomba kugira ikinkorera kigatangarira abantu bose. Ariko wakunze ibyaha uruta gukunda ubwami bw'ijuru. Nkunda umuceri n'Imana yigeze kunsangira ngo ati mwana wajye ukunda umuceri ndaza nkukugaburiye muri uyu mujyi wa Kigali. Ese mu by'ukuri wowe n'iki wakoze
ubona cyaguhesha ijuru? njyewe se ndi umukozi w'Imana rwose ukunzwe cyane kandi sindana kunguka cyane nk'uko Imana yabimbwiye ntabwo biraza. Mubajije imirimo wakoze yaguhesha ijuru? Imirimo nyine umuntu niwe wimenya. Iyo mirimo niyihe itaragaragaye? Ndi umuhanzi ndaririmba iyanjye ndaza kuririmba n'iya mushiki wanjye Rosamond. Mbele Bwana na tukufu na Mungu, mbele Bwana na tukufu na Mungu, mbele Bwana na kukufu na Mungu, mbele Bwana na kukufu na Mungu. Amina, 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 yego yuvaye. Ntawagusabye kuririmba. Ikindi cyaho ushinjwa ni ukwiyoberanya mu nsengero ubeshya ngo uvugana n'Imana mu ndimi. Yego ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nimukapinga ubuhanuzi bwari bwose bw'umuntu. Ceceka, icyo nacyo kiraguhama. Umva reka mbabwire, nubwo mubona narazamuka nyiri hasi, Imana igiye kunzamura nisizemo ibyiringiro ndabibabwira ati Imana igiye kunzamura muzanshaka bitagishoboka. Ikindi cyaho ushinjwa kandi ni ubusinzi. Oya raka ibyo se nanabikora. Ubwo urabihakana ushingiye kuki? Abantu benshi bambona bakayoberwa uburyo mbayeho, uko batazi uburyo mbayeho niko batamenya ubusake bw'Imana. Uko batazi uburyo mbayeho niko batamenya ubusake bw'Imana. Abantu benshi bambona bakayoberwa uburyo mbayeho, uko batazi uburyo mbayeho. Bajye kuguha ingororano zawe wakoreye. Urakoze saba umugisha cyane. Kakubyara papa yari umurozi ruhago. Ibyo ntacyo bivuze, nibagutware. Ari yafi agukunda. Ega wabunze n'ubundi uri bunyemere. Ntabwo uzasumwa n'abantu bose, na Yesu nawe ntabwo yigeze asumwa n'abantu bose. Naho rero natwe ntitwagushimye. Nyine buri muntu ashingwa mu gihugu yaturutsemo.